Reka nongere mbasuhuje mwese muri kutwumva, mbashimiye ko muri kutwumva. Noneho hashize igihe kinini cyane kuri iyi si y'Imana, abantu benshi bagenda bibaza impamvu umuntu ashaka umugore amukunze ariko ntibuteye kabiri ugasanga baratandukanye. Ugasanga wa wundi wakwitaga sheri shushu, wa wundi wakwitaga akazina keza ndetse n'andi mazina agezweho, ugasanga niwe uri kukwita amazina mabi kuruta ayandi yabayeho ku isi. Ariko nibajije cyane igituma ibi byose biba, igituma abantu batandukana kandi barashakanye bakundana, mbura igisubizo. Uyu munsi nyuma yo gusoma ibitabo bitandukanye, nabonye akenshi imibare munini w'abatandukana akenshi biterwa n'uburyo nta byishimo umugabo cyangwa umugore aba yaboneye muri urwo rugo, agahitamo kujya gushaka ibyishimo ahandi. Noneho uyu munsi zirikana ibi bintu bitanu ngiye kukubwira igihe uri gutera akabariro n'uwo mwashakanye cyangwa se n'uwo mukundana, niba wifuza kurambana n'uyu muntu muri kumwe uyu munsi. Ikiganiro mwagitegura kandi mugikugezwaho na Ildefonse Habimana Rwanda. Ndabakunda. Hari ingingo z'ingenzi abashakanye bakwiriye kuba bazi, by'umwihariko mu gihe bari mu gikorwa cyubashywe cyane gutera akabariro. Muri iyi nkuru turarebera hamwe ibyo wakwitaho cyane mu gihe uri muri iki gikorwa cyangwa se muri uyu mwanya, niba ushaka kugumana n'uwo mwashakanye cyangwa se n'uwo mukundana munezerewe, mukabana mu rukundo ruzira amaharike. Icya mbere, kuganira. Mu gihe muri gutera akabariro, wowe n'uwo mwashakanye muganire, haba mbere y'igikorwa nyirizina cyangwa se no mu gikorwa. Murasabwa kuganira kugira ngo bigende neza. Ni iby'ingenzi kandi ni iby'agaciro wowe n'uwo mwashakanye cyangwa se wowe n'uwo mukundana, igihe muri icyo gikorwa urasabwa kuganiriza umuntu muri kumwe kugira ngo igikorwa kigende neza mu buryo arumva yishimye kandi nawe ukumva wishimye, bityo bikabaha mwese guhuza umutima yanyu mukumva nta bindi bintu murangariyemo, dore ko bituma buri muntu wese yiyumvamo undi. Icya kabiri, zimya telefone yawe cyangwa mudasobwa. Abantu benshi nibaha agaciro iyi ngingo. Usanga umuntu afite ibimuhurije byinshi cyane ariko ugasanga arabikora nko kubipa, ugasanga aritaba telefone kandi ari muri icyo gikorwa, cyangwa se aragira vuba vuba ibyo akora byose, ari mu gikorwa ariko arimo arajya muri telefone areba abamuhamagara, abamwandikiye mesaje, ugasanga umwanya munini arawuha telefone cyangwa mudasobwa. Mu gihe muri iki gikorwa, gerageza uzimye telefone cyangwa se mudasobwa. Nibyo koko, hari ubwo ufite gahunda yihutirwa none urashaka kubikora ufite na telefone. Oya rwose, ibyo ntibikabe. Iki gikorwa ntabwo ari inama nziza kugikora ufite na telefone yawe mu ntoki. Ku mwanya wa gatatu turahasanga ikindi kintu ushobora gukora mu gihe muri mu mwanya wo gutera akabariro kugira ngo wowe n'uwo mwashakanye mubashe kurambana. Icya gatatu, ikunde. Banza wikunde wowe ubwawe, wumve ko ufite ubushobozi, ni nabwo uzabasha kubikora neza, bikunezeze ndetse binezeze n'uwo mwashakanye. Hari abantu benshi usanga binenga bitewe n'imbaraga zabo cyangwa se n'uburyo baramutse. Mu gihe agiye kujya muri iki gikorwa ugasanga agiyemo ariko ari gushidikanya, ukumva yiyumvishemo yuko afite ubushobozi buke mu mubiri cyangwa se afite imbaraga nkeya mu mubiri, bityo ugasanga yitakarije icyizere. Ndakubwiza ukuri, igihe watangiye iki gikorwa nawe ubwawe witakarije icyizere, ntabwo kizagenda neza. Ikiza nuko wabanza wikunda, ukabanza wishakamo umwanya, ukarwanya ibitekerezo bindi bikuri mu mutwe, ukumva koko umwanya ugiye gukora ari umwanya washatse kandi wahaye umwanya. Ibi bizatuma uwo mwashakanye cyangwa se uwo mukundana muri kumwe muri icyo gikorwa nawe anezererwa cyane, dore ko ari umwanya utuma mwembi munezererwa, bityo bikabaha guhora buri muntu wese anezerewe undi. Icya kane, iga kandi ugaragaze ibintu bishya. Abantu benshi iyi ngingo ntabwo bayitekerezaho cyane, yumva ko uyu munsi yatangiye
n'ejo ariko azatangira What? akumva uko yasoje uyu munsi cyangwa se ejo ari uko bizaguma. Oya, ibi ntibikabe. Iga ibintu bishya buri munsi kuko umuntu wese burya ashimishwa n'udushya. Ibintu bibaho biba byiza kuko bifasha mu kwiga ibindi bishya. Gerageza ube mushya, gerageza ube umunyeshuri mwiza. Iyi ni ingingo ya gatatu ishobora gutuma abantu bashakanye mu gihe bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina banezererwa cyane, bityo bikabafasha kubasha kurambana mu gihe runaka. Icya gatanu, ntukabikore upfa kwikorera. Burya ntukabikore upfa kwikorera bimwe abanyarwanda bakunda kwita bipe. Ntabwo ari byiza gutera bipe umuntu muri kumwe muri icyo gikorwa, dore ko nawe aba agukeneye kandi nawe umukeneye. Hari igihe umutera bipe ugasanga umurishije umubiri, bityo byaba kenshi ugasanga urugo rwawe rurasenyutse bitewe n'uko uhora ubipa uwo mwashakanye kandi atabikunda. Bihe umwanya wumve ko igikorwa urimo ari ingenzi cyane kandi bigende neza. Ingo nyinshi zirimo zirashenyuka hirya no hino. Abana benshi bari kuba imfubyi bakaba intabwa bitewe n'uko abagabo akenshi cyangwa se abagore bahugiye muri bizinesi zabo, ndavuga amafaranga, ugasanga umwanya w'urugo urabuze. No mu gihe bari mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ugasanga barimo barashihurana, nta mwanya bahanye, nta mwanya baganira, nta mwanya bicara ngo bamanze bitekerezeho neza ko igikorwa bagiye gukora bakiteguye. Ariko niba ushaka kurambana n'uwo mwashakanye, menya ko ari umuntu ukeneye ibyishimo mu gihe cyose muri mu rugo. Nujya gukora iki gikorwa ugerageze kuganira nawe, ndetse no mu gikorwa runaka ubikore muganira. Ibi bizagufasha kumva ubohotse, kumva ufite umutima unezerewe, ndetse bifashe uwo mwashakanye kunyurwa n'uwo bari kumwe. Wowe wumvishe ibiganiro byacu bwa mbere, kanda subscribe kugira ngo ubutaha ibiganiro byacu bijye bikunyuraho, kandi uraba uhaye agaciro ibiganiro byacu. Kanda subscribe, ukande ku nzogera, utwandikire igitekerezo.